iyo umuhanzi ari we wiyandikira indirimbo ze ari we uzandika. Ubundi mu bisanzwe uba ushobora kumva ibyo aririmba ugahita umenya uwo ari we. wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. Kuba Ivan Buravan maze umwaka yitabye Imana ibyo ntibikiri inkuru, ahubwo se niba bizatuma tumwibagirwa amateka y'umuziki n'izindi n'imyidagaduro muri rusange. Ese yakuze afite izihe nzozi ku buryo nawe wari umukunzi we ndetse n'umufana we ubasha kubanogirwa n'iyi documentary naguteguriye. Ngiye kubavura imuzi n'umuzingo amwe mu mateka yaranze Ivan Buravan mbere yuko yitaba Imana. Ngiye gutegura ndetse nkaba ngiye no kugezaho nitwa Mr Generous G Bruce. Mbaye ikaze. Nubwo amenyekanye nka Ivan Buravan, gusa ababyeyi bamwise Dushimye Barabyo Ivan byari ku 27 Mata 1995, maze aza kwitaba Imana ku 17 z'ukwa munani mwaka wa 2022. Bivuze ko Ivan Buravan yitabye Imana ku myaka 27 gusa y'amavuko. Buravan yakuze akunda umuziki cyane, dore ko gusa ku myaka 2 nyine y'amavuko mukuru yamuguriye piano y'abana, maze Ivan Buravan akora mu rukundo rw'umuziki gutyo biza no kumufasha kwinjira muri korali y'abakiri bato. Buravan amashuri yabanza yigiye Gikondo ahazwi nka Le Petit Prince, amashuri yisumbuye ayigira La Combrère ndetse na Ami des Enfants. Kaminuza yo yigiye muri Kaminuza y'u Rwanda ya CPI y'Igikondo campus, aho yize ibijyanye n'ubucuruzi, itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga. Ivan Buravan yaravuze ko naramuka akuze inzozi za mbere ari ukuzakina umupira w'amaguru, dore ko Ivan Buravan yatabaga ari gucuranga ka piano, yabaga ari gukina umupira w'amaguru. Izi zari indoto ze za mbere, naho umuziki ukaza ukurikira. Gusa bajya bavuga ngo icyo uzamuragenda. No mwaka wa 2009 ubwo Buravan yari afite imyaka 14 gusa y'amavuko, yitabiriye amarushanwa y'ikigo cya Rwandatel cyifuzaga abanyempano kugira ngo kibakorere indirimbo. Uyu muhanzi wari ukiri muto cyane yegukanye umwanya wa kabiri, guhembwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byafunga amaso Ivan Buravan, maze yemerera ko ikigomba kuzamutunga ari ubu artiste kuruta ko byaba umukinnyi wa ruhago nk'uko yakuze abitekereza. Kuva muri mwaka wa 2009 Ivan Buravan yahise atangira urugendo rw'umuziki yamaramaje, uzakomeza kugenda agorwa no kubona aho amenera kugeza ubwo abonye abamufasha, maze ku myaka ya 20 gusa Ivan Buravan yiyemeza adashidikanya ko atangira urugendo rw'umuziki nk'abigize umwuga, maze asaba inkoramutima ze kumuba hafi ndetse no kumushyigikira mu rugendo yaratangiye rushya. Buravan yasize avuze ko umwe mu bantu afata nk'ababyeyi be mu rugendo rwa muzika ari we Uncle Austin, wagiye ufasha abahanzi benshi bagiye batandukanye. Buravan yatangaje amagambo yagira ati, iyo bitaba Uncle Austin ntabwo mwari kumenya, dore ko ari we muhanzi bakoranye indirimbo bwa mbere na mbere tumenya Ivan Buravan. Indirimbo yakunzwe n'abatari bake yitwaga Urwo Ngukunda, maze Ivan Buravan yinjira mu mitima y'abanyarwanda gutyo. Ibi ntabwo byatumye Ivan Buravan ahagarikira, ahubwo byamuteye umuhate wo gukomeza gukora kurushaho, aribwo yasuraga indirimbo zitandukanye zirimo Bindimo, ndetse kugeza ubwo yasohoye indirimbo yakunzwe na rubanda nyamwinshi by'umwihariko no hanze y'u Rwanda batangiye kumenya gutyo. Indirimbo yaje gukonfirma ubushongore n'ubukaka ndetse n'ubuhanga bwa YB Ivan Buravan. Ni indirimbo yitwaga Malaika, bitewe n'ijwi rye ry'umwimerere ryatumye abenshi bakomeza kumukunda kurushaho, bitewe n'ibihangano yagiye ashyira hanze bigakundwa n'abanyarwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Byatumye mu mwaka wa 2018 Ivan Buravan yiyemeza ko umwaka ugomba kurangira yashyize hanze albumu. Iyi albumu ye ya mbere akaba yari yayise The Love Lab. Ni albumu yakiriwe bikomeye cyane n'abantu basaga 3,000 bari bakoraniye mu ihema rya Camp Kigali. Ni igitaramo cyitabiriwe cyane bikomeye cyane, by'umwihariko n'abantu bo hanze bari baje kwirebera impano y'umusore ukiri muto wari ufite impano itangaje cyane. Mu Kinyarwanda baravuga bati kora ndebe iruta vuga numve. Ibi byaje guhesha Ivan Buravan kwerekeza mu marushanwa yo hanze, maze aza kwerekeza mu marushanwa ya Puy de Couverture. Ni irushanwa ribera mu gihugu cy'Ubufaransa, maze aza no kuryegukana umunyarwanda wa kabiri yegukanye irushanwa mu mateka. Maze uyu musore wari umaze kuzuza imyaka 24 gusa atangira kuzamura ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi byaje no kumufungura amayira yo kwerekeza mu bihugu bisaga 12 bikoresha ururimi rw'igifaransa byo ku mugabane wa Afurika. Mu gihe cyo gufata igihembo cye cya Ivan Buravan yari amaze kwegukana cya Puy de Couverture, ibihembo byatangiwe i Paris. Uyu Ivan Buravan naho yaje kuhakorera igitaramo cy'amateka, ari nacyo yaje gushyikirizwamo igihembo cyari yamaze kwegukana mu mwaka wari wabanje. Mbere gato y'uko igitaramo gitangira, Ivan Buravan yatangarije umunyamakuru Juliette Fevre, n'umunyamakuru w'imyidagaduro mu gihugu cy'Ubufaransa, yamubwiye ati ngerageza gushaka amagambo nakoresha kugira ngo mvuge kuri kino gihembo ariko nkayabura. Gusa nagira ngo mbabwire ko iki gihembo mu mpaye ari intambwe ikomeye ku rugendo rwanjye kuva natangira uyu mwuga. Ivan Buravan yaje gukomeza gukora ibitaramo bigiye bitandukanye, azenguruka yaba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, ari nako akomerezaho gutangaza yuko ibitaramo byose agiye akora byamwongereye experience muri iyi ntambwe y'umuziki yari yateye. Gusa burya bajya bavuga ngo ntabwo aragahanze, muri isi turishima tukaryoherwa tugakunda tugakundwa, ariko twese tukibuka ko turi abashyitsi muri isi ya rurema. Ibi nibyo byaje kuba kuri Ivan Buravan. Tumukunze imyaka 5, umwaka wa 6 nagisi twemereye ko tumugumana, maze ku 17 Nyakanga 2022 atuvamo gutyo.
igihugu giciga urondogoro ku bw'impano ihebuje yari tuvuyemo ikiri muto. Amakuru y'uburwayi bwa Ivan Buravan yamenyekanye mu Banyarwanda ku itariki 18 Nyakanga umwaka wa 2022 ubwo Ivan Buravan ajya kwivuza uburwayi yari amaze igihe yivuriza mu Rwanda ariko none ntibigire icyo bitanga. Amakuru atangajwe ko Ivan Buravan nyuma y'akasohoye indirimbo Big Time yese afatwa n'uburwayi bw'amayobera ndetse ukanamuzahaza bikomeye cyane kugeza ubwo agiye mu bitaro. Gusa none akaza gusohoka muri ibi bitaro akaba aribwo yatangazaga yuko byashoboka ko byari igifu gusa yararwaye, gusa byaje gukomeza kwanga maze uyu Ivan Buravan azakoresha mu gihugu cya Kenya nyuma y'uko akomeje kubona ko mu Rwanda bikomeje kwanga, bityo asaba abafana be ndetse n'inshuti ze na famiye ye kumuba hafi ndetse bakamukomeza no kumusengera bitewe n'uko iyi ndwara yari ikomeje gukura umunsi ku munsi. Imwe mu nshuti za Ivan Buravan yaje gutangaza yuko uburwayi bwa Buravan bukomeje kuba amayobera dore ko icyabaga ari cyose kigaruka maze ariho havuye ibihuha by'uko uyu musore ashobora kuba yararozwe. Famiye ya Ivan Buravan yaje gutangaza amakuru avuga yuko mu Rwanda byanze ndetse no muri Kenya bikaba byakomeje kuba byagorana, maze famiye itangaza yuko bafashe rutema ikirere berekeza mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu musore akimara kugera mu gihugu cy'Ubuhinde inkuru zakomeje kuvuga yuko Ivan Buravan ubuzima bwe bukomeje kujya amazi abira, maze ibiterane bikomeza kwiyongera nako abamusengera ku giti cyabo bakomeza kwiyongera ndetse abamukunda bakomeza kumva indirimbo ze ari nako bakomeza kuzirikana ibyiza bagejeho. Gusa ibi byaje gushyirwa akadomo mu rukerera rwo ku ya 17 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2023 inkuru itangaza mu gihugu cyose yuko Ivan Buravan yitabye Imana. Nk'uko byatangaje ko azize kanseri rwagashya, Ivan Buravan yaje gucika kuri byinshi nk'umwe mu bari bakunzwe n'ingeri zose ariko by'umwihariko ku gitsina gore bitewe n'indirimbo nziza z'amagambo y'urukundo yagendaga ashyira hanze. Muzo twagaruka harimo Malayika, Garagaza, Sibeli, Oya, inkuru n'izindi nyinshi zitandukanye atakubagirwaho. Amateka y'umuntu yavuga ukira bagacya ibinyejana bwireka ariko ntubashe kuyarangiza cyane nko kuri uyu musore wagiye ukiri muto yafite byinshi byo kugera ariko ntabwo ubuzima bwabashe kuba bwamwemerera. Reka mabwire ngo nkuko yabyirimbiye good memories never die, ibyo yakoze ukiri mu isi ntabwo byakwibagirana. Nanjye reka muri mbabwire ngo mwakoze kuba nanjye wowe warebye ino video, comment yawe ni ingenzi none kubisa ko ufite uburenganzira bwo guhitamo icyo wifuza ko tuzagaruka mu kiganiro cyo gutaha. Uyu munsi twagaruka ku mateka yaranze Ivan Buravan mbere yo kwitaba Imana. Reka mbwire ngo amuri Imana akomeze abane namwe. Nitwaga Mr. Generous Gibros. Hasta la vista. Ciao ciao. Zemanyerwa amagaju induru rivuze kabiri niciye akabago kanamba izaha nimurwanire